Ndabasuhuje mbahaye ikaze mwe mwese mwakoze subscribe cyangwa mukunda iyi channel mukurikira ibiganiro byacu muba mutegereje uko twauploading ibiganiro byacu. Muri aka kanya tugiye kukuganiriza, tugiye kugusobanurira indwara y'umutima. Menya uko wakwivura indwara y'umutima. Indwara y'umutima ni indwara ikomeye cyane. Indwara y'umutima ni indwara ikomeye cyane, ni indwara yica umubare w'abantu benshi ku isi. Ubushakashatsi bwakozwe n'umuryango w'abibumbye wita ku buzima OMS bwagaragaje ko indwara y'umutima buri mwaka yica miliyoni 17.7 by'abantu. Murumva ko indwara y'umutima rero iri kuza mu za mbere zimaze ni nk'icyorezo ziri kwica abantu benshi. Indwara y'umutima ni indwara ikomeye cyane, ariko nubwo ari indwara ikomeye cyane, iyo ukurikije inama ya muganga, iyo ukurikije inama bakugira, indwara y'umutima ubana nayo neza igihe kirekire kandi uba ufite n'amahirwe yo kuba yakira. N'ibyari bavuga ko umuntu arwaye indwara y'umutima rero. Bavuga yuko umuntu arwaye indwara y'umutima, ibi bivuga igihe umutima uba utagishoboye gusunika amaraso cyangwa se gupompa amaraso, uyasunika kugira ngo ayo maraso ajye mu bice by'umubiri, mu ngingo zose z'umubiri kugira ngo zikore. Kuko izo ngingo zidashobora gukora ayo maraso atazanyeho za intungamubiri n'amasukari n'ibindi bigiye bitandukanye mu turemangingo, kugira ngo imbaraga zo gukora neza umutima ubashe gukora neza. Nicyo gihe rero bavuga yuko umuntu arwaye umutima. Mu gihe umutima udashobora gupompa amaraso ngo agende aratembera neza mu ngingo zose z'umubiri, icyo gihe bavuga yuko urwaye indwara y'umutima. Rero umuntu ashobora kurwara umutima mu buryo butandukanye cyangwa se mu buryo butunguranye, uburyo buri chronique, uburyo buje butunguranye. Hari igihe umuntu aba ari kugenda bisanzwe, ukajya kubona yituye hasi cyangwa se aricaye, hahise ababara mu gatuza, ibibazo bikaba biravutse. Indwara y'umutima ni indwara iza igutunguye. Ushobora kurwara indwara y'umutima utabizi rwose, ukaba kuko ntabwo warwara indwara y'umutima aka kanya. Uragenda ukarwana nayo, ukayirwara ntubimenye ko uyirwaye, ukazabyibuka indwara y'umutima wawe wararwaye, kandi mu kuwuvura amahirwe yo kuba wawuvura ngo ukire ntayo. Niyo mpamvu rero abantu bita ku buzima, abantu bakunda gukurikira amagara yabo, bakora icyo bita check up, bakajya kureba ubuzima bw'imibiri yabo. Nibura nyuma y'amezi 6 bakagenda gucekinga imibiri yabo, bakugira ngo barebe ko bafite umutima ukora neza cyangwa se nta diabete barwaye, imitima yabo itaratangiye kurwara imyijima, bagakora icyo bita check up. Hari abantu bagenda bajya gukoresha check up ngo barebe ko mu mibiri yabo nta ndwara barwaye. Rero iyi ndwara y'umutima izitunguranye mu gihe kigutunguye. Ushobora kumara kurwara umutima mu buryo, cyangwa ushaka kurwara umutima w'iburyo cyangwa w'ibumoso. Muzi ko umutima uri mu bice bibiri, hari uw'iburyo n'uw'ibumoso. Rero hari n'ibimenyetso rero bishobora kukwereka yuko urwaye umutima cyangwa se watangiye kurwara umutima. Ibimenyetso umuntu urwaye umutima agaragaza rero ni ibi. Niba urwaye umutima, hari igihe gusa uba uri kwigendera, hari igihe yenda umuntu aba ari kwigendera bisanzwe, akajya kumva arananiwe, bikaba ngombwa ko yicara, akajya kumva mu gatuza haratangiye kumurya, akajya kumva atangiye guhumeka nabi, umwuka urabuze, bakumva abuza amahwemo mu mutima, kumva ibintu biramufashe, atangiye guhumeka, gusemeka nabi. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko ushobora kuba urwaye umutima. Ikimenyetso gikurikiyeho gishobora kukwereka ko urwaye umutima: kwiyongera kw'ibiro mu minsi mikeya, indi minsi 10, minsi 15, ukiyongera ibiro mu buryo bwihuse. Ukajya kubona mu minsi 10 wiyongera ibiro 30, cyangwa se ugahita ubyibuha mu buryo bwihuse. Icyo kimenyetso gishobora kuba kigaragaza yuko urwaye umutima. Ikibitera ni uko yenda
eh, hari uri kunywa amazi menshi, hanyuma ayo mazi menshi umutima ntubashe kuba wayayungurura, ntabashe kuba yanyura mu nzira zigiye zitandukanye z'umutima, hanyuma ayo mazi akagenda akipakira mu mubiri, ntabashe gusohoka, yenda kuyanyara cyangwa se kuyasohora mu bundi buryo. Icyo gihe rero ayo mazi nayo akongera ibiro by'umubiri byinshi. Icyo gihe rero birumvikana mu minsi mike, iminsi 5, iminsi 10, niba ufite ibiro 60 ukajya kubona ukaba ugize ibiro 80, mu minsi 10 yonyine ukaba wiyongereyeho ibiro 10 cyangwa 20. Icyo gihe rero ni ikimenyetso cyerekana ko ushobora kuba urwaye umutima. Ikindi kimenyetso batubwira aha ngaha ngo niba ubyimba ibirenge, kubyimba inda, ukumva muri wowe uri kugenda uremera, kumva ibiro biri kuba byinshi. Icyo gihe rero ni ikimenyetso gishobora kukwereka yuko ushobora kuba uri kurwara umutima cyangwa se urwaye umutima. Kwikanga cyane, kumva uri kwikanga, kumva ikintu cyose giteye umutima urasimbutse, ukumva uri kwikanga cyane, iki ni ikimenyetso cyerekana ko ushobora kuba urwaye umutima. Guhumeka igihe uryamye ahantu harambaraye, waryama hashira iminota nk'itanu ukumva utangiye kubura umwuka. Tuvende uryamye ahantu harambaraye, hashira nk'iminota 5 ukumva utangiye kubura umwuka, ugahaguruka ukongera ukaryama, wongera wabyuka ukumva umwuka uragarutse, ukongera ukaryama, nyuma y'iminota mike ukongera ukumva ubuze umwuka. Icyo gihe rero ni ikikwereka yuko ushobora kurwara umutima. Gukorora ukumva ufite akayi, ukakorora ya nkorora itarangira. Ni urugero rwo gukorora inkorora ukumva ufite akayi. Icyo nacyo gishobora kukwereka yuko urwaye umutima. Niba unywa amazi menshi ukabona ibirenge byawe bigenda bibyimba buhoro buhoro kandi utihagarika, ntujye kunyara, ibyo ni nabivuze, icyo ni ikimenyetso cyerekana ko urwaye umutima. Umuntu unywa inzoga cyane, ni ngombwa ko ajya kwisuzumisha umubiri we. Niba unywa inzoga cyane, nyinshi cyane, buri kanya ukaba unywa inzoga, buri munota ukaba unywa inzoga, cyangwa se icyo ukoze cyose ukaba uri kunywa inzoga, ni ngombwa ko ugomba kumenya yuko ushobora kurwara umutima. Umuntu udakora imyitozo ngororamubiri, umuntu udakora siporo, umuntu utanyeganyega, umuntu uguma hamwe, umuntu umaze imyaka myinshi atakora ikintu icyo ari cyo cyose, adakora muvoma, atagenda n'amaguru, adakora siporo, agomba gutekereza ko ashobora kuba arwaye indwara z'umutima. Kurya imyunyu myinshi, kurya umunyu mwinshi nabyo ushobora kugira amakinga, ukamenya ko ushobora kuba urwaye indwara y'umutima, cyangwa se ukaba uzi neza ko ushobora kuzarwara indwara y'umutima. Ibi nabivuze. Noneho ibyo wakora ukirinda indwara y'umutima, hari ibyo ugomba gukora kugira ngo wirinde indwara y'umutima. Niba ushaka kwirinda indwara y'umutima, hari ibyo ugomba gukora. Ugomba kwita ku byo urya. Kugira ngo wirinde indwara y'umutima, hari ibyo ugomba kwirinda kurya, hari n'ibyo ugomba kurya. Rero kugabanya imyunyu myinshi n'amasukari menshi n'amavuta menshi, ukita ku byo kurya nko ku mboga, ukita ku binyampeke, yenda ibinyampeke, ingano, ibijumba, ibigori, ukita no ku mbuto nyinshi, kurya imbuto nyinshi. Ibyo ni byo bishobora gutuma utarwara indwara y'umutima. Ukita gukora imyitozo ngororamubiri, siporo. Nibura umuntu urwaye umutima ntabwo ashobora gukora imyitozo ngororamubiri ivunanye, ntabwo ashobora gukora siporo ivunanye. Nibura bavuga yuko ugomba gukora nk'iminota 5, iminota 15 ku munsi, ugenda n'amaguru, usimbuka umugozi, utembera, gukora exercise siporo kandi koroshe, kugenda n'amaguru, nibura iminota 15 ku munsi. Abantu bo mu cyaro bo baratomboye, ubuzima bwabo no kugenda n'amaguru. Ariko hari abantu, bitewe n'aho batuye cyangwa se bitewe n'ubushobozi bwabo, usibye kuba bari mu gipangu cyabo, nta handi hantu bashobora kugenda n'amaguru. Ubuzima bwabo ni imodoka, akantu kose ni imodoka. Arajya ku isoko agende n'imodoka, ajya gusenga agende n'imodoka, ajya gusura umuntu agende n'imodoka. Ubuzima bwe ni imodoka, arajya ku kazi agende n'imodoka, nta mahirwe afite yo kugenda n'amaguru. Ni byiza rero ko nibura iminota 15 uyibona ugenda n'amaguru. Ikindi rero batubwira ni ukureka kunywa itabi. Iriya nikotine iri mu itabi yangiriza umutima.
ni ngombwa rero ko niba unywa itabi ugabanya cyangwa se ureka kunywa itabi. Ikindi kintu rero gishobora kugufasha kutarwara umutima cyangwa se cyo gutuma wirinda kurwara umutima, niba urwaye umuvuduko w'amaraso ugomba kwita ku miti baguhaye kugira ngo ya miti muganga yakwandikiye ku buryo wa muvuduko wawe utazamuka cyane, kuko iyo uzamutse cyane imitsi yawe igendamo amaraso yirwanaho igakomera cyane, umutima ukajya usunika cyane amaraso, umutima ugakora cyane kugira ngo ya maraso agere mu turemangingo twose aho agomba kugera. Urumva rero ubunanije umutima. Uko kunaniza umutima rero, kuko umutima uba uhaye akazi ko gukora cyane, bigeraho nyuma y'umwaka, imyaka 2, imyaka 3 ukaba warwara umutima. Icya gatanu rero indwara ya diyabete. Niba urwaye diyabete ni byiza ko ya miti ya muganga yaguhaye uyinywa neza kugira ngo iyi diyabete itarenga inkombe cyangwa se itaba nyinshi, iyi sukari itazamuka cyane, kuko iyi sukari yizamutse cyane ishira mu mitsi. Ni ukuvuga ngo iyi sukari ibaye nyinshi ijya mu mitsi, ya mitsi amaraso anyuramo akaziba, ya mitsi ikaziba. Hanyuma iyo imitsi zibye rero, iyi mitsi hahandi agendamo amaraso, bigatuma umutima ukora cyane. Ikindi kandi diyabete ituma amaraso avura, agakora ibibumbe by'amaraso byakwinjira muri ya mitsi ijyana amaraso ku mutima, bigatuma imitsi iziba, igice kimwe cy'umutima ntikibe cyagirwaho n'amaraso. Iyo igice kimwe cy'umutima rero cyabuze amaraso, ni cyagiye umuntu aba ari kugenda, aba ari mu kazi, yibereye mu biro, yibereye ahantu hariho hose, aricaye cyangwa se ari kwigendera, bakajya kubona umuntu yituye hasi. Icyo gihe umuntu yituye hasi bitewe n'uko igice cy'umutima we cyabuze amaraso, igikurikiraho ni uguhita apfa. Niko ubushakashatsi bwagaragaje. Kwifashisha inyandiko z'abasipesialiste, abaganga, abadogiteri batugira inama. Nje ntabwo ndi muganga kugira ngo yenda abantu batumva ndi kubisobanura, kandi no kubisobanura neza gusumba muganga ukagira ngo ndi muganga. Ntabwo ndi muganga. Bavuga yuko iyo urwaye indwara ya diyabete ugomba kwita ku miti muganga yakwandikiye kugira ngo ya diyabete yawe itazamuka cyane, kuko iyo izamutse cyane ngo ya sukari iragenda ikajya mu mitsi, hanyuma yajya mu mitsi iza nzira zinyuramo amaraso ntabashe kunyuramo, bishobora gutuma rero amaraso atagera mu mutima, atagera mu bice byose by'umubiri, hanyuma cyangwa se bigatera ibibumbe by'amaraso, amaraso akazamo ibibumbe, hanyuma umutima ntugerweho n'amaraso, cyangwa se ibice bigiye bitandukanye by'umubiri amaraso ntageremo. Igikurikiraho rero icyo gihe cyagiye umuntu apfa itunguranye. Noneho icyo wakora ngo wirinde ingaruka z'umutima. Ibyo wakora kugira ngo wirinde ingaruka z'umutima: niba baragusanze urwaye umutima, wagiye kwa muganga basanze urwaye umutima, icyo ugomba gukora ni uguhindura imibereho yawe. Hita umenya yuko urwaye, wanyabuneka umenye yuko urwaye kandi indwara ikomeye cyane, indwara yica abantu benshi. Icyo gihe nubimenye urahita witwararika. Ni ukuvuga ngo uzajya ugenda n'amaguru kugira ngo nibura umubiri wawe ingingo zikore. Iyo ingingo ziri gukora amaraso atembera neza mu mubiri, kandi rero ikigamijwe ahantu kugira ngo amaraso atembere neza mu mubiri agere no mu mutima, umutima utekore neza. Hanyuma ni ukugenda gukora kugira ngo wirinde ingaruka z'umutima, ni gukora agasiporo, ukagenda n'amaguru. Icyo ugomba gukora ni ukugenda ukora siporo buri munsi kugira ngo umubiri wawe ujye uruhuke, cyangwa se ingingo zikore kugira ngo amaraso atembere neza mu ngingo zose z'umubiri. Aha turi kuvuga icyo wakora kugira ngo wirinde ingaruka z'umutima mu gihe urwaye umutima. Niba urwaye umutima, birumvikana ntabwo wakora imyitozo ngororamubiri ikomeye, ntiwakwiruka, ntiwakora siporo ikomeye. Icyo usabwa ni ukwigendera n'amaguru gakeya, nibura iminota 15 ku munsi, kugira ngo ingingo zirambuke, imitsi irambuke, amaraso atembere neza. Ikindi ugomba gukora ni ukurikiza amabwiriza yose muganga, inama yose akugira, inama yose muganga akugira, uburyo ugomba kubaho ukabikurikiza kugira ngo utaza guhitana n'indwara y'umutima. Nimba ubyibushye cyane
ugomba kugabanya ibiro. Umuntu ubyibushye cyane buriya ni byiza yuko agabanya ibiro cyangwa se agabanya ibintu bituma abyibuha. Hari ibiryo bituma umuntu abyibuha vuba, ibisukari, amavuta yandi yo mu nganda, kurya ibiryo byo mu nganda cyane, ugakora n'imyitozo ngororamubiri. Kugabanya stress, niba urwaye indwara y'umutima, ibintu by'imihangayiko bigabanya. Ikintu kiri gutuma utekereza cyane kigabanye. Tekereza, kora ikintu gishobora gutuma iyo stress yawe cyangwa se uwo muhangayiko ugabana, ushira. Kontrola iyo stress yawe. Kureka inzoga, niba urwaye umutima rwose reka inzoga. Kwirinda kurya ibiryo birimo imyunyu myinshi, amavuta, ibiryo birimo amasukari mu gihe urwaye umutima. Kwirinda kunywa imiti igabanya ububabare. Hari imiti bigabanya ububabare bw'umutwe, umugongo. Hari imiti bita diclofenac, amapanado, amakafimo. Iyo miti yose igabanya ububabare, niba uyinywa ni ngombwa ko uyireka mu gihe urwaye umutima. Umutima ushobora kuwurwara mu buryo butunguranye, nabivuze. Ukaba umuntu ari kwigendera, akaba aricaye akumva uburibwe buraje mu mutima, akumva ibintu biramufasha, akumva atangiye guhumeka nabi. Rero ni ngombwa ko rero uyisuzumisha umutima, ukajya gukoresha check up, bakareba ko umutima wawe bakareba ko utatangiye kurwara umutima. Hanyuma niba babonye ko utangiye kurwara umutima, bakubwira uburyo bakuvuramo, kuko umutima akenshi na kenshi nakubwiye yuko uza cyangwa se ugaragaza ibimenyetso waramaze kukuzahaza, kandi ukamugaragaza ibimenyetso umutima wawe ko wawurwaye udafite igaruriro, udashobora no kuwivuza ngo ukire, cyangwa se wanakira ugakira bigoranye. Kandi mu gihe utangiye kuwurwara uhise ubimenya ukwivuza kare, ushobora guhita ukira mu buryo bworoshye kandi vuba. Rero ni ngombwa ko tumenya gukoresha icyo bita check up. Twajya mu bitaro, nubwo yenda bikora abantu bafite amafaranga, check up bisaba amafaranga. Utatekereza ko mituweli yawe uzagenda mu bitaro bya privé cyangwa se mu bitaro bikomeye ukavuga uti njyewe rero nje gukoresha check up kugira ngo ndebe ko hari ibibazo mfite mu mubiri. Bisaba ubushobozi. Ni ngombwa ko rero twita ku magara yacu, ubwo kwari nabasobanuraga ubushakashatsi by'abahanga bavuze ku ndwara y'umutima, uburyo wabana nayo, uburyo wayivuza, ibyo wakora kugira ngo nyine itaza kuguhitana. Murakoze rero abakurikira iyi channel, niba wakunda iki kiganiro wakora subscribe, niba utarayikora ugakora like, ugakora share, tukazajya tubana mu biganiro bindi byinshi tuzagenda tunyuza kuri iyi channel. Murakoze cyane rero, mugire ibihe byiza.